wagwan dutangiriye hano. Hari umukobwa ndetse n'umusore bari bahari, ndetse uyu musore yari afite irari cyane akomeza kwitegereza uno mukobwa wagira ngo amuri mu mwenda. Bidatinze baratwereka umusore akuramo ipantaro nyagasani. Ibi byaje kugenda gute? Ndetse zirazari incamake kugira ngo turebe ubundi byatangiye gute. Reka twirebere. Uriya musore twatangiranye hari ahantu bari bamufungiye mu ishyamba. Ni akantu k'agakasho nyine bakoze mu ishyamba bashyiramo abantu b'inzererezi, abantu bagenda bakora ibifuti bya hato na hato. Sasa uriya musore arimo abwira ahangaha abofisa bari bamurinze ati nimundeke ngende. Abofisa nabo bamubwira ati subira mu byicaro byawe gira vuba, kandi ntiwongere kuzamura umunwa utera ibintu by'amagambo ahangaha, kuko ujya gukosa nta numwe mwari kumwe, nta n'uwabikugiriyemo inama. Ubwo muri ako kanya umwofisi umwe bahise bamuhamagara bamubwira ko babonye umunyabyaha wundi, ndetse ko bakeneye ubufasha kugira ngo nawe bamufate bamuzane bamufunge. Witegereze urebe akantu ku kandi. Uyu mwofisi ahita avuga ati nta kibazo, reka nze ndaje nohereze uza kugufasha, nonaha mu kanya gato cyane araza kuba kugezeho, we ntugire ikibazo, uwo munyabyaha ni mwe mumufashe, ndaje mboherereza ubufasha. Ubwo muri ako kanya akimara kuva kuri telefone yahise abwira mugenzi we atumva genda, hanyuma rero umufashe kumuzana uwo munyabyaha, bamugumuzane, ngewe ndakomeza ncunga abangaba, ndaza kubakurikirana, uyu nguyu ntago ari buze kuncika, ntago bikunda. Ndetse undi mwofisiye we yagombaga kujya kuzana undi munyabyaha, ndetse uyu nguyu agasigara ahangaha ari ku burinzi w'umwe, niwe wenyine uhasigaye. Akomeza avuga tumva ntiwongere gusakuza, kandi uko uri buze gusakuza niko n'ibihano biri buze kwiyongera, ntago urajya mu rubanza nturakatirwa, rero wirinde ugende gake. Muri ako kanya uwo bari bazanye gufunga noneho ni umwana w'umukobwa, ariko nanone se bikuyeho ko akora amakosa, nawe yari yakoze ibyaha, bagombaga kuza kumufunga. Umwofisiye wari umufite ahangaha ni umurakare, yari umurakari, ntago wari kumwigiraho utuntu twahangaho tw'amafuti gutyo gusa ngo wumve ko ari buguhereza, ntago byari gukunda. Ubwo umwana w'umukobwa nawe baramuzanye, bafungira ahantu mu ishyamba ry'inzitane, ahantu ushobora gutekereza gucika ukibaza ndaca hehe, ndanyura hehe, ukavuga ati n'ubundi aho nanyura hose dushobora kongera tugahura. Ni ikigo cya gisirikare cyari kiri mu ishyamba, ndetse hirya gato hari n'abapolisi washoboraga kugenda ukagera mu kigo cya gisirikare, bagahita bagufata, wakomeza ukagenda ukagera ku mupolisi, ntago hari gucika ngo bikunde. Umukobwa baramuzanye, bamukuramo amapingu, baramubwira ati nawe winjiramo ahangaha nta soni, mwe muragenda mugakora ibyaha mukumva kabaye nyine ibintu nta mahoro, muri gukosakosa utwo dufuti twanyinjiramo gira vuba vuba. Cya gisore kirimo imbere kirangije kiravuga ati hey, urakaza neza mboga zizanye, wumve neza, ati urakaza neza mboga zizanye. Akana k'agakobwa keza nk'aka se karacumura we, akana k'agakobwa nk'aka gute kagiye gukora ibyaha? Ati please nimundeke ngende, mureke kumfungira hamwe n'umuhungu nyagasani. Ubundi mu busanzwe abagore baba bafite ahantu bafungirwa habo bwite, abagabo nabo bafite aho bafungirwa, ariko abapolisi nta mikino, nta bintu by'imiyaga bari kugushyira mu, babashyiraga hamwe, ikiba kibe mujye hamwe mufungirwa hamwe, mwese muri abanyabyaha kimwe. Ntago bavuga ngo umugore turamufungira aha, umugabo turamufungira aha, wapi, bose babashyiraga muri kakasho kamwe bakajya hamwe. Iki gisuri cyakomeje kwitegereza uyu mukobwa, aravuga ati nk'ubu iki ngiki kiri kureba iki koko, uri kureba ibiki? Kubona bakomeje kunyitegereza rero we kutavuga. Igisore kiranga ntago kiri kuvuga. Sasa abantu bo muri gereza bitewe n'ukuntu akenshi baba bamaze igihe badahura n'abagore, iyo abonye umugore ababona yampaye nka rero kubona ibintu biryoshye noneho kurushaho. Iki gisore cyakomeje kumwitegereza cyane. N'umukobwa aravuga ati ntiwongere kundeba, ndakwiyamye ntiwongere kundeba. Ndetse yaraje yicara ku ruhande. Uyu musore arangije aravuga ati ko mbona uri gukanura gutyo, se urashaka kwihisha cyangwa urashaka kuba wacika? Ukeneye iki muri ibyo ngibyo ngo dukore plan ngewe nawe? Uyu mukobwa arangije aramubwira ati ndabikeneye byose, nkeneye gucika nkava ahangaha, kubera ko ntago namara igihe ahangaha, mfite byinshi byo kujya gukora, mfite abana. Kumbe wa wundi nta nubwo ari umukobwa, ni umumama, ngo afite abana agomba kujya kurera, agomba gucika rero ku bubi n'ubwiza. Uyarangije aravuga tumva ngiye hari uburyo mfite twabikoramo,
ngiye mfite inzira twabinyuzamo tugacika hagati yanjye nawe nyine tukabihuza ubundi tukaza gutoroka. Ati ngwino hano nkwereke. Uno musore yabanje kurunguruka kugira ngo arebe ko officer atari hanze akaza kuba yababona, ndetse hari ibyo yatangiye kumwongorera amazimwe. Yatangiye kumubwira inzira bari buze gukoresha bagenda, amubwira tekinike zose ziri buze gukenerwa. Ibyo byarabaye, ndetse uyu nguyu yaje ahangaha gukomeza atera akaduruvayo kuri wa mwofisa kamarade. Uyu mwofisiye yitwa Kamarade, yaje ahangaha gukomeza amutera akaduruvayo amuvangira ngo gatumva subira mariko. Atari ko mwanditse nkagenda ati kandi urongera kumvugisha untesha umutwe turaza guserera, urumva neza? Ntukomeze kuntesha umutwe, nta mwanya afite w'ibyo ngibyo. Aragaruka aricara. Gusa wibuke neza bafite umupangu we nuno mu mama bapanze ko bari buze gutoroka bakava ahangaha bakagenda ngo no mu mama akajya kwita ku bana be. Ndetse wa mwofisa wundi yaragarutse bakomeza kuzenguruka ahangaha avuga ati ibintu byose bimeze neza, ahubwo ikitameze neza ndi kumva icyakura ntago kiri kuboneka fresh. Rero wowe ugiye gusigara ahangaha ubacunga. Ati nta kibazo ndabacunga. Okay, reka nanjye njye kuzana icyakura turye, reka njye kuzana ibiryo hano, nta kibazo wewe ubacunga ntaribi. Ati kandi Kamarade wiyiteho, wiyiteho kabisa wicunga. Ati we mureke ku bintu byo kurebana muganira muri kongorera n'ibiki. Yabonaga bari kongorera utuntu tw'amazimwe akavuga ati aba bantu kweri ibintu byabo ni shyashya. Umwe yagiye kuzana ibyo kurya hasigara undi. Bisobanuye ngo umupango wabo bateguye ni nacyo gihe cyiza cyo kugira ngo babe bawukora. Uyu yahise avuga ati aya niyo mahirwe yacu mwana, ubwo umwe agiye ngira ngo twatangira igikorwa nyine cyo gucika. Reka dushake buryo ki twatoroka hano hantu. Amasaha arageze, iminota irageze, iki nicyo gihe. Ugereranyije avuga ati none se ubu biraza kutworohera? Sasa no mugore yagizemo akantu k'ubwoba. Ati wapi we humura, ariko ngiye ibintu nateguye byose babiri ku murongo, uri kumva? Ngiye ngiye kumuhamagara aza ahangaha, hanyuma wowe ikintu ugiye gukora ugiye kwiryamisha hasi. Niwo mupango bahoze bapanga. Atuvuge ko mu nda hari kukurya cyane kandi ukeneye ubufasha, ukomeze utaka cyane. Uriya mwofisiye naza ahangaha aje kukwitaho kugira ngo arebe uko umerewe, nanjye ndaza guhita nkwereka utuntu nikorera tw'utumanyeri ubundi ducika ahangaha. Ese bari buze kuhava biri buze kugenda bite? Atangira gucungacunga. Sasa wa mumama nawe atangira gukozamo urusaku. Ati please ndabinginze nkeneye ubufasha, mu nda hari kundya cyane, please nimuntabare, nimumfashe. Akomeza ataka cyane. Iki gisore wibuke cyo kizi ko ari umupangu bapanze, nacyo kiraza kiramufasha. Ati ofisiye hano hari umuntu uri kuribwa mu nda. Atafande muze mutabare, muze mutabare. Akomeza ataka cyane. Gusa hari umupangu bo bapanze, wowe uze kuyireba uyisoze, gusa uri buze gusobanukirwa akantu ku kandi. Atafande mushuti wanjye hano arakomerewe, Kamarade afande ofisa ngwino utabare. Uko ari gutabaza uyu we yari yaranga yumva urusaku muntu zano muri kasho. We niki kiri kujya mbere ko muri gusakuza numva mwateruye ahangaha? Ninde wabahaye uburenganzira bwo gusakuza? Ati please hari umuntu ukeneye ubufasha, ngwino utabare, hari umuntu ukeneye ubufasha. Ati ceceka sha, none se ubufasha bisobanuye ko wasakuza kwako kageni? Vuga buke umuntu ababyumva. Aje kurunguruka abona ko umukobwa ameze nk'uri kuribwa. Arangije anganyine nk'umuntu ugira ubumuntu, nk'umuntu ugira impuhwe. Ntabwo yagombaga kubirebera ijisho gusa. Uyu yakomeje kumubwira ati afande ararwaye cyane, arakomerewe cyane, urebye nabi yanapfa. Iki gisore kikabikabiriza cyane ngo urebye nabi yanapfa. We icyo yari akeneye gusa no kugira ngo afande yinjiremo ahangaha muri ino kasho, ubundi turebe ibiri buze gukurikiraho nyuma yuko amaze kwinjiramo. Ibyo bidatinze yinjiyemo, atangiye kwita ku mukobwa wari wafashe kuri ya ndembo afande yari afite. Nyagasani, iyi ndembo iraryana, iyi nkoni iraryana byahatari. Cya gisore nicyo cyayiteruye. Mu kumara kuyiterura afande we yarangaye ngo ari gufasha umuntu hano, we ntabwo azi biri kujya mbere
kumbi cya gisore cyamaze gufata ya nkoni y'abafande cyarayizamuye kimuturuka inyuma. Afande ntago ari kureba, we yarangariye kuri uno mukobwa ari kumufasha, azi ngo ari gutanga ubufasha, kumbi ni umupangu, ni agatego babakinnye. Uyu yazamuye inkoni yitegereza Afande, aravuga ati Afande unyihanganire kabisa, nanjye si njyewe, ngomba kubikora, nimwe mwafunze. Muri ako kanya Afande bamukubise umuhini w'ibitugu nyagasani, ahita yikubita hasi. Aha hantu rero hararyana, aha hantu ni habi. Umuntu ugukubita hano mu bitugu sha abaguhamije. Ndetse akimara kumushyira hasi yahise abwira wa mukobwa tumva byuka vuba vuba, reka ducike vuba vuba, byuka kanguka, reka duhunge tugende. Ubwo umukobwa nta kindi yahise akora, nawe yahise abyuka. Igitaraganya bagomba kwirukanka bakava ahangaha, kuko baramutse barebye nabi kababaho wa mwafande wundi yagaruka akabafata. Icyakurikiyeho kwari ukwirukanka bagahunga bakava hano. Ubwo bagiye birukanka, ndetse mu mashyamba, nakubwiye ni amashyamba y'inzitane, amashyamba manini, kandi harimo ibigo bya gisirikare, harimo n'ibindi bigo bya polisi, kwa kundi nyine bareba ahantu ku mupaka bakagenda bashyiramo abashinzwe umutekano benshi kugira ngo hatagira uwavogera. Sasa wa mupolisi wundi yaragarutse, yaravuye kuzana ibiryo. Ageze ahangaha asanga mugenzi we byashize binamufungiranye mu ntuze muri ya kasho, asanga niwe ufunzwe, abari imfungwa bagiye, ahubwo wari ubarinze niwe wabaye imfungwa nonaha. Ndetse yahise yinjiramo avuga ati kamarade umeze ute? Kamarade umeze neza, nizere kuri guhumeka. We yari afite ubwoba, avuga ati buriya byamuhitanye. Imfungwa rero kuzikiniraho bitewe n'amadega muba mwaragiye muhuriramo, iramutse iguciye akaberi yagukubita ikanaguhitana da. Kumbi barakureka ku rundi ruhande hari abari guhunga nabo birukanka cyane. Uyu yagaruye ubwenge asanga afungiwe hano muri kasho, arangije arebye hirya babona imfungwa zamaze gucika, bamaze kugenda. Aravuga tumva uko biri kose baciye hariya, reka twirukanke, kuko kuri rwa ruhande bazi ko harimo ikigo cya gisirikare, reka twirukanke tunyure hariya nibwo turi buze kubabona. Sasa abangaba batangiye guhigwa. Uyu nguyu hari aho yamuzanye, ni ahantu hari akantu nyine wagira ngo ni ahantu bayorereza imbuto, imbuto zikiri ntoya nyine, kugira ngo nk'amakawa yantuze n'ibindi bigiye bitandukanye. Yamuzanyemo aravuga tumva reka tube twishangaha, tubanze tumenye wagwana, tubanze tumenye ngo bagiye ku ruhe ruhande, twumve neza ko dufite umutekano, tubanze duse n'abatuzamo, turaza kuhava mu kanya, sibyo? Ati cyane rwose. Gusa uyu musore nubwo yacikishije uno mukobwa, ntagaruka namwishimiye bya danje nyine ngo abamufashije gutyo, ahubwo iki gisore kimeze nk'ikintu gifite irari, cyakomeje kumwitegereza cyane. Gikomeza kirabye indimi kivuga ati ayayaya, dore umwana ukorese, dore umwana mwiza fresh, wanaka ko ndibuze kugasamura. Sasa iki gisore cyatangiye no kujya kumukora mu mugongo, nta burenganzira kibifite, gitangira kumukorakora. Witegereze urebe. Sasa no mukobwa arabyumva, aravuga we niki kiri kujya mbere, kubera icyo uri kunkora mu mugongo, uri kunkoramo ibiki? Sasa uyu nguyu yarafashwe, atangira kureba hirya no hino n'utuntu tw'amasoni y'isoni, kuntu nyine ugira ngo se wagize ngo nyine nuko nashaka kukwicira umubu. Hari umubu nari mbonye aho ngaho, niwo nashakaga kwica, nta kindi nari ngambiriye, ni umubu nashakaga kwica. Gusa uno musore afite irari, uri irari ryagutamaza, hari umuntu utajya ushobora kwifata mu bihe ibyo ari byo byose. Ibyo byarabaye mu mwanya muto, hashize iminota mike. Uyu musore yahise abwira uno mukobwa tumva wowe bugumye ahangaha, umpe iminota mike cyane, reka nze nkuzanira amazi yo kunywa, uko biri kose inyota irakwishe. Uno mukobwa aramubwira ati okay, nta kibazo, genda uyazane, ndaba ngumye ahangaha, ndaba nkutegereje, wowe ntari bigenda uyazane. Ubwo umusore yahagurutse ava handi bari bagambise, ajya kuzana amazi. Ariko uno mukobwa agira amakenga, aravuga ati ariko si uno musore ibi bintu ari kumbwira n'ukuntu yari ari kunyikoreshwaho, ni amazi ko kagiye kuzana cyangwa hari ikindi kintu kibiri inyuma? Buriya mujye mugira n'amakenga. Arungurutse neza abona umusore ahantu agiye kuzana amazi, hariya ni amazi gusa cyangwa harimo ibindi bintu bibiri inyuma nge ntazi wagwane?
niyo magambo umukobwa yavuze. Yahise agira amakenga aza kurunguruka. Kumbi koko wa musore hari ibyo yatangiye gushyira mu mazi yari agiye kuzanira nde uno mukobwa. Witegereze urebe akantu ku kandi, hari ibyo yatangiye gushyiramo. Nakubwiye ati uno musore ntabwo ari shyashya, ntabwo agenzwa na kamwe. Ukaba wizeye umuntu ngo muri mu bibazo bimwe, ati uyu nguyu ntacyo yantwara, ubu twanabaye inshuti, twagize gute. Umuntu aba ari mugari. Umuntu ushobora kubona mu kanya gato ameze neza ariko utazi ikiri mu mutima we. Uyu rero nawe yari yizeye uriya musore bwa mbere, abona ari umuntu batorokanye, bahuje ibibazo, bagomba no kuba inshuti. Ariko umusore we hari ibindi yari ari kwipangira, we yishakiraga ukuntu nyine baryamana hagashya, undi amara gushya, ubwo nawe urabyumva. Umukobwa yaraje aramwitegereza, ariko se kiriya gisore we rero azi ngo sinamubonye, azi ngo ndaho. Umukobwa yagarutse handi bari bakambise, yicariramo yiturije bucece, yigira nkaho nta n'icyabaye, yabifashe nk'atanamubonye. Arituriza. Umusore aragenda ashyiramo ibyo ashyiramo, umva arundamo uburozi. Ahundi hari ibintu nyine baha umuntu agasinzira, nibyo uriya musore yari ari gushyiramo kugira ngo aje kumufata nyine yiturije bucece, atamuhatirije. Umusore yaraje asanga umukobwa yaryamye hano. Wibuke byose nibyo umukobwa ari kwigira. Yaraje yiryamisha ahangaha kugira ngo anarebe ubundi uno musore koko ni amazi agiye kuma, ni utundi tuntu twiza yari agiye gushyiramo, cyangwa umusore yaraje nkaho yavuze ngo nazanye amazi nari ngiye kuzana, aza yomboka bucece buhoro buhoro. Witegereze, atangira kwitegereza uno mukobwa, areba wega Cyane agikoretse. Kabisa uyu mwana ameze neza pe, uyu mwana ameze neza byadanje. Ndetse yatangiye kumukorakora nyagasani, yatangiye kumukoraho ku maguru, agenda amanura ahantu hose. Witegereze, umukobwa yaramwumvishe, ahita akanguka. Wa musore arikanga. Ndetse uyu yarangije avuga ati we uri gukora ibiki? Umusore avuga ati nyine nari nagiye kuzana amazi, ariko atumva mbwira uri gukora ibiki? Wowe uri kunkoraho nta soni? Ubundi gukora ku muntu utabiherewe uburenganzira, uwo muntu atabikeneye, atabishaka, ugashaka kumukoresha ibintu nk'ibi, wafungwa, ndetse wafungirwa mu mazi handi utazashobora kwikuramo. Ati nyine nari nkuzaniye amazi, ahubwo fata ku mazi ahangaha ube unywaho nta kibazo. Nibyo nyine, nibyo, nta kindi kintu narindi gukora. Akira amazi niyo nari mvuye kuzana. Sasa umunyabyaha iteka avuga didimanga. Umuntu ufite ikintu yikeka bari kubaza akavuga ibintu bidahuye, tumufata aho ngaho uhita wumva ko ari indyarya, hari ibintu ari guhishahisha. Uyu mukobwa yasomye ku mazi, iki gisore kirebye hirya ahita areba ku ruhande arayacira. Wibuke we yamaze kumenya ko hari ibintu no musore yashyizemo, ariko uyu musore we ntago abizi ko uyu mukobwa yabimenye. Akimara kureba hirya, umukobwa yasomye ku mazi ahita yacira. Arangije aravuga ati no mazi araryoshye kabisa. Ndi kumva no mazi akubi. Igisore gitangira gusekera ati bana ndakwemeje. Ati se we ko muntu uri kureba hirya umeze nk'umuntu uri mu bitekerezo, ufite ikihe kibazo? Atakira amazi yawe nasoje nayanyoye gusa ameze neza nta ribi. Umusore aravuga ati karabaye ubu ngubu birarangiye, reka ntangire ntegure plan B. Plan A yagenze neza, reka ntegure plan B. Gusa icyo atazi, umukobwa ntago yayanyoye ngo ayamire. Yayanyoye ariko ntiyigeze ayamira. Uyu mukobwa kugira ngo yisuzumire no musore neza, yahise yigira nkaho atangiye gusinzira, atangira kwigira nkaho ibitotsi bimurembeje. Bigaragara ko uriya nyine kugira uriya musore yumve ko umuti yashyizemo cyangwa se ibintu bihumanya yashyize muri ariya mazi biri mu kazi, gusa ntabwo ariko kuri umukobwa ntago yigeze ayanywa. Sasa ngatangira kwigira nkaho ari kuzengera, atangira kugenda ameze nkaho nk'umuntu nyine ibitotsi byarembeje bimereye nabi cyane. Ahita yikubita hasi, gusa byose nibyo ari kwikora. Iki gisore kirangira kirafata bya bihe byiza rwose birageze, iki ni igihe cy'imyiyereko, reka hahire rimwe n'ubundi nta myaka 100, reka nze ndaje nkwereke utuntu nikorera. Umusore yahise ahaguruka bucece gake gake, ndetse amaze guhaguruka aza amwenyura avuga ati reka nze ndaje nkwereke sha, njyewe ntabwo nzi igice njyewe ubundi
wowe watekerezaga ko ndiwe ntago ari we ndiwe. Niyo mpamvu nyine bavuga ngo umuntu ni mugari ahava akagera. Umuntu ni mugari, ni munini cyane, nta nubwo wamwiga ngo umusoze. Ndetse uyu nguyu nta kindi yakoze, yaje ahangaha atangira kurabya indimi, agenda amukoraho buke buke. Witegereze urebe, umukobwa we ni muzima, byose nibyo yikoresheje, ari kumva utugambo kino gisore kiri kwivugishwa, ndetse kikanamukoraho yumva, ariko bagatuza ategereje kureba ubundi no musore intego nyamukuru afite ni iyihe, ni ikihe kintu agambiriye cyatuma amuha uburozi mu mazi. Ariko nanone biranigaragaza, irari ryonyine ari kugaragaza ukuntu ari kurabya indimi ashaka kumukorakoraho, nta burenganzira yabiherewe. Ubwo aho ngo nawe uhita umenya icyo yashakaga gukora. Yaje ahangaha ajya ku ipantaro ye, atangira kugenda yimanura nyagasani. Yafashe ipantaro y'umukobwa atangira kuyimanura, gusa umukobwa akegukaho gato akareba, mu gihe igisore cyarangaye ariko ntikimenye wagwane. Muri ako kanya umusore yarahagurutse akuramo ipantaro ye. Nyagasani, umusore yakuyemo ipantaro ye, akimara kuyimanura umukobwa aravuga ati birarangiye ndapfuye noneho rero. Ati birarangiye ndapfuye. Umusore yamanuye ipantaro, akimara kuyimanura umukobwa, wibuke na polisi nazo ziri hafi aho ngaho zaje kubahiga. Polisi nazo ziri hafi aho ngaho, zibari bugufi, bakomeje gushakisha mu ishyamba ryose. Gusa twabonye aho umusore yamuzanye n'ibyo agiye kumukorera. Akimara kumanura ipantaro umukobwa yaregutse, ahita amukubita ahantu habi cyane. Nyagasani, umusore yaraguye hasi, ndetse mu kugwa hasi yaguye hasi ataka cyane. Reka sasa akomeza gonge, polisi zize kubumva. Umukobwa arangije kugira ngo akwereke ko nta mikino atajya atorera n'ibintu by'ibigoryi, yahise amukandagira hahandi amaze gukubita nanone. Ubundi ngi nibyo babyita kugira gutera, ni ukwishirwa agashinyaguro. Yahise amukandagiramo nanone. Umukobwa aza kwisha, cya gisore cyatangiye kumuhiga hasi hejuru, gishakira buri hamwe hose. Sasa umusore ari guhiga umukobwa, polisi nayo iri kubahiga bombi. Ni bande bari buze gutsinda hagati y'uyu musore uri guhiga umukobwa na polisi iri kubahiga bombi? Witegereze ureba akantu ku kandi. Umukobwa yihishe hano azi ngo yagicise, kumbe nacyo ni kibaya ku bijyanye n'umuhigo cyaramufashe. Nyagasani, umukobwa yaregutse, arebye hejuru ahantu yari yihishe, yahise abona cya gisore cyamugezeho hafi aho ngaho, kiramwegereye. Agakobwa kagize ubwoba gatangira gusubira inyuma. Wibuke ni umugore, kuko ngo afite abana. Iki kirangiye kiravuga, wana kabisa ndagusamura werega, ndagusamura wibwiye ngo wancitse rero wumva kabaye, wana wumva wagiye byarangiye. Ibyo ntago byaguhira, ngomba kugusamura, ndakurya byanga byakunda. Witegereze, umusore yahise asimbukira hahandi wa mukobwa yari yihishe, agomba kumufata. Umukobwa yagerageje kwitsimba, akora uko ashoboye kugira ngo arebe ko yacika, ariko byose byarangiye n'ubundi bibaye imfabusa, byarangiye bibaye iby'ubusa. Iki gisore cyaje kimusatira, uyavuga ati please mbabarira, ntugire ikintu na kimwe nkoraho, ntunkoreho ndakwinginze. Ati iki cyamukubise ikintu, umukobwa ahita asinzira. Witegereze ureba akantu ku kandi, n'ubundi umusore aracyamugeretse. Ese ubundi namara kumufata ari buze kumucikana cyangwa biri buze kugenda bite? Ibyo ni ibintu ukomeje kwibaza, gusa uze kuyireba uyisoze. Umukobwa akimara gusinzira, bisa nkaho nyine cyamukubise ahantu habahitagwa igihumure. Igisore cyaramufashe kiramwegura, ubu sasa kigomba kumutwara kikamujyana nyine nk'umuntu utari muzima. Ubwo ni nko kuvuga ati ni nkuko watwara umurambo w'umuntu ukawuvana ahantu hamwe ukawujyana ahandi. Uyu yaraje arangije aramuterura, agomba kumujyana. Sasa barakwereka mu muhanda igisore kimwikoreye kitaragera kure. Polisi atumva guma aho ngaho, guma hamwe. Polisi zahise zimufata, nawe no guhiga nawe uhigwa. Akaruta kandi nyine karakamira, akarusa kandi karakamira. Ahangaha polisi zahise zimufata, ati shyira uwo muntu hasi, gira vuba vuba, mushyire hasi kandi amaboko yawe nkomeze nyabone hejuru. Ukimara kumugeza hasi amaboko yawe nyabone hejuru, urabyumva neza? Uyu musore yamuteretse hasi buke buke, gahoro gahoro. Arangije yafashwe ahangaha, ntabyo guhunga, ntabyo gucika. Wibuka abapolisi ni babiri,
ashobora gucika umwe ariko undi ntiyamucika. Sasa wa mukobwa yagaruye ubwenge yisanga n'undi ari mu maboko ya polisi. Yarazi ko yacitse byarangiye agiye gutakita ku muryango we, ariko n'ubundi byose bibaye iby'ubusa. Uwo bahuje umugambi bagakwiriye kuba bacitse bombi niwe wamugambaniye, n'ubundi birangira bongeye bafashwe. Ndetse ahangaha barababwiye tumva muhaguruka mugize vuba, dusubire kuri sitasiyo mwongere musubire muri kasho. Sasa bitewe n'ukuntu bakubise uriya mupolisi, sinzi ngo nibasubira ari buze kuborohera. Ewana kabisa uko biri kose ashobora kuza kubarya indembo mu buryo bwo kwihorera. Wibuke bamukubise, kiriya gisore cyamukubise ikintu cyo mu bitugu. Ubwo nyine urabyumva, ubwo basubiye iwe nawe urabyumva. Ndabakunda cyane, nawe tuyisoreje basubiyeyo. Imana ibamere umugisha mwebwe mwese twabanye. Ciao ciao.